Imana yacu ishimwe. Tugira rero guhera kuwa mbere kugera kuwa gatandatu guhera saa 10:30 kugeza isaa 12 kandi iki cyumweru twakigize ibihe byiza babanye n'Imana mu masengesho kandi turacyakomeje kugira ibihe byiza imbere y'Imana. Imana yacu ishimwe. Uyu munsi ni kuwa kabiri ababyeyi birirwamo basenga Imana guhera isaa 2 kugeza isaa 10. Rero baza gusenga kuwa kabiri guhera isaa 10 kugeza saa 2 aho baba hano basenga Imana kandi bagira byiza urubyiruko muri hano rero mwitabire amasengesho yanyu kandi mujye murarika bagenzi banyu baze gusenga Imana. Cyumweru rero tugira amateraniro atatu yarangira saa 12:30 ikageza isaa 2:30 rigeza saa 1:30 irya nyuma rikageza saa 6:20 dukurikiza amateraniro y'Igata Batsinda ndetse n'Igiheka. Cyumweru tuba dufite ibihe byiza kandi abigira umubatizo bahinga isaa 8 kuwa gatandatu hanyuma ku cyumweru bakiga nyuma y'iteraniro rya kabiri kandi ari hafi kubatizwa. Mwitabire inyigisho rero abigira umubatizo ndetse n'abandi bashaka kwakirwa mu itorero ryacu muri umwete wo kwiga vuba vuba kuko turi hafi kubatangira ubuhamya. Imana yacu ishimwe. Ese abarimo hano bari kwigira umubatizo bazabatizwa barahari? Tuzamure ibiganza turebe. Kandi rwose uzagira umunsi mukuru mwiza. Imana yacu ishimwe. Turanezerewe kubana na Maître Diogène ahageze. Reka dusuhuze Maître Diogène adusuhuze. Amen. 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 Turamwakire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Umuyobozi wa gahunda wari wapanze kwakurikira iki? Yego, Imana ishimwe. Mufasha tugeje ururero dusenga mwakire Imana Imana twazimukiye imbere. Imana yatwitse yatwibanye turavuze kuragahora ku ngoma ushimye. Watubereye Imana iki gitondo wongeye kubana natwe tugakomeza guhema hari icyo dushaka wari twifuzaho twemerera Uwiteka Imana kugira ibihe byiza imbere yawe ijambo ryawe rigira imbaraga rigira ubutware ndetse n'ubushobozi. Gitondo Uwiteka Imana isoza icyo watumye robaho tuberetse iwacu tuyikoresha iki gitondo n'amusengeye kugira ngo dukoreshe cyane ukawera kutindaho imbaraga z'Imana zikorana nawe kandi ubwiza bwawe ubane natwe mu rusengero ijambo ryawe barimo kubitangaza ngoma y'amashyi Amen.
Dawidi yari umwami ariko agakunda kuza mu nzu y'Imana. Ari ijambo aramagambo yavuze, yaravuze ngo narishimye cyane naranezerewe ubwo bambwiraga ngo nige mu nzu. Arongera arandika ngo kuba mu nzu y'Uwiteka bindutira kuba ahandi hose imyaka. Namwe nitutekereze iki gitondo wabaye mu nzu y'Imana ngo nibyaha bwacu Imana. Satani yashaka kwangiza umuntu amanza kuca mu materaniro. Ukumva amateraniro ntacyo ariko amateraniro yica bizate avuze. Mu materaniro nk'aya nimo Imana idukiza ibibabaro, nimo Imana ituremera ibizatubeshaho. Buriya uzajya mugira umwete wo gusenga no gusoma ijambo ry'iki Imana izabagirira neza, izabahumura amaso uburyo burebure badategera gutegura. Iyo ndi mu materaniro numva nkunda kugira ibintu byiza, nkabona mu materaniro ukuntu wicaye njye nkayabona uko Imana nayo iri kubikora. Haleluya. Ukaza nk'uko wenda reka murugero muri iri teraniro ry'iki gitondo ry'uyu munsi, marayika w'Imana yazanye inkweto. Buri muntu wese murareba za nkweto abantu bagenderaho mu mihanda, nta muntu utazamuka. Murebe uko tubona Imana ikaba yabonye ko dukeneye inkweto. Hari umunsi nari ndi mu rugo, izo nkweto zinyibukije umunsi nari ndi mu rugo, hari mu saa 3 z'amanywa. Haza umugabo w'umwirabura rwose, rero bari abagabo ariko bambaye mbona barasukuje mu rugo, mbikiriza nari ndi muri Gabasine iyo mukunda kubona. Nabonye ibintu mu Burayi bitandukanye n'iby'Abanyafurika. Uzi ko umugabo agera mu rugo agatangira guteza intambara mu buryo bw'imyashya kandi akurwegera umutekano. Ndabaza mu Burayi ibyo rero ntibibara. Utanze uzi mu rugo yinjira mu gikoni, uwo waba uri we wese uzanye ibindi ntabwo wabagira. Inama bageretse umugabo wabuze ahantu isine yabaga ahantu ahasanga n'ibishuri byatemeraga n'ubwo kubera yuko yabonaga ntari inama zititayeho, aragenda afata umutima akakibanga. Kamera zabo ziramubona, barebye basanga harikura bakiri. Bajya kumushakisha kugeza ubwo bamugezeho, baramubaza bati se igishuri ko twabona gufata igishuri wagifata iki? Urabona arabasubiza nabonye nta kintu bimaze bitagifata. Baramubaza se wari wamufite? Wari wamufite? Bamujyana mu bitaro by'abarwayi bareba kuri gusuka. Ubona inama ushobora kugira zeru iyo ubikoze baravuga bati rero murafite ikibazo cyo kugira. Muri kubyumva? Noneho ngo basanze ari ubuzima baramusutse muri Afurika iyi ni inyamaswa ntabwo ukwiye kubona. Noneho rero iyo turi mu materaniro nk'aya hari ibintu Imana ikora, nimo Imana iremera kugura abantu basaba, nimo Imana iremera. Hari ibintu buriya bitandukanye kuko mu materaniro waje mu materaniro Imana icyambere igukuriraho umubabaro waba utaravaho ukawukamura ukawuvana n'ubukaka. Sinzi n'igice kimwe noneho icyo bita amasengesho. Aya masengesho bamaze
gutanga amatangazo y'amasengesho y'abantu. Mu masengesho nimo Imana iremera ubuzima bw'ikindi gihe kizaza, noneho umuntu akabaho hano mu buryo bw'umwuka. Niho ahantu kuriya ba Daniyeli bakundaga gusenga, noneho mu masengesho bagakuramo izindi mbaraga zinjira mu mibiri yabo, nubwo bambaye umubiri w'abantu ariko uwo mwuka utandukanye n'imibiri y'abantu. Akaba ariyo mpamvu bashoboraga kwinjira mu matanura y'umuriro, umuriro uri gutwika ntugire hanyuma rero nuko baba barinjiye bageze nitegereje mbona bariho baragenda kuri izo nkweto umaze kwambara none, ariko ntimumaze kumenya Imana kuri izo nkweto naje se izi nkweto mwambaye bwoko ki? Barambwira ngo ni izituma tugakandagira ku isi ngo isi twanduze. Ntabwo ni inkweto zifite imbaraga Imana ibambitse zatuma hatagira ikintu kigira gutegeka. Tumaze kuririmba uzi ubona iki? Ubona bamaze kugeze bati barambwira bati izi nkweto zituma tutandura. Turamutse twebwe ibirenge byacu bikandagira hano ku isi, wahinduka nk'abadayimoni bikosora. Bavuga Imana n'abamarayika. Ndabasubiza ngo ese niba Imana ntakwandura, nitwebwe rero tujya kurinda tutambaye inkweto tugakundura n'urwiri. Arabasubiza baraseka bararengana baraseka. Barambwira ngo no gutandukanye natwe ntacuruzwa baruse gukiza. Umwete nta kintu gishobora kubanduza ngo amaraso ya Yesu ngo arabeza. Ni ukuri yarongera reba undi anumva ngo ibikorwa ze ngo niyo baciye hasi amacandwe yabo babagera muri bayabo. Iyo bari muri izi myenda ngo bya bindi mwe mwiticu abasigo barabona bya bindi igiti cyo muramba mu myenda hasi abadayimoni bakajya gutegeka kubera iki? Ni abantu mwamesha imyenda mwabanye mu masengesho, mwamesha imyenda mwakora iki, ari nayo mpamvu muri ibi bintu by'Imana bitangaje. Muribuka ibintu Yesu yakishije akoresheje iki? Ngo yaciye amacandwe atuma iki? Atuma kode. Yashakaga kuvuga ko ibintu wakwita ubwo se ntihatabaho ibintu bidafatika, ibintu mubona bidafite imbaraga, nibwo bifite imbaraga zikomeye mu bintu biki. Ukubyuka kwanyu ukava mu buriri ukaza gusenga, abantu bakubona bati ngaba baragiye ntawe wabashobora, ariko ufite iki? Reka dusome ijambo ry'Imana muri Matayo ibice bitatu. Umurongo wa 13. Umuntu umwe nawe icyo gihe Yesu ava i Galilaya ajya kuri Yorodani, asanga Yohana ngo amubatize. Nawe ashaka kumuhakanira ati, ko ari jye wari ukwiriye kubatizwa, nawe none ni wowe unsanga? Yesu aramusubiza ati, emera ubikore, kuko ari byo bidukwiriye dusohoze gukiranuka kose. Aherako aremera. Yesu amaze kubatizwa, uwo mwanya ava mu mazi, ijuru riramukingukira, abona umwuka w'Imana amanuka asa n'inuma amujyaho, maze ijwi rivugira mu ijuru riti, nguyu umwana wanjye nkunda, nkamwishimira mu rwego. Amen.
Mana yacu turagushimira uri data wa twese mwiza. Haleluya. Watugiriye neza muri iri joro n'igitondo useke turagushimira. Harafikire boresanye. Haleluya. Turagushimira kuba yawe nziza kandi ijambo ryawe rihora rizima. Tunganye na Yohana uramubwira ngo niyemera bikore natwe nutugirire neza mukunzi wacu mwiza. Haleluya. Turagushimire ugire neza buri wese waza gushaka kandi ijambo ryawe ryambwiye neza ugushikamishijeho umutima gusa uramurinda akaba amahoro masa kuko akwiye. Uhabwe icyubahiro turagushimire kandi urukundo rusigire neza kandi umukozi wakomeza umugisha izina rya Yesu. Amen. Ushobora no kuba wagashyizemo ariko katagiyemo neza kagaragara
ariko ntekereza ko nta muntu ufite amafaranga ari kwerekana, ariko si bivuze ko mutageze ko mutayafite, sibyo? Buriya dukunda kubona abantu benshi b'abahanuzi bari guhanura mu mamodoka, abahanuzi benshi bari guhanura mu masoko, ariko ubuhanuzi bugira ahantu buvugirwa. Ntabwo ubuhanuzi bugira ahantu bugira ahantu buvugirwa. Ibyo bintu byose iyo ubyitegereje urareba ugasanga abo bana bakora ibyo bintu batarigeze babona abayobozi babarira mu buryo bw'iki. Hari amayutubi ari, uzi ko umuntu aba afite cyano agashyiraho akabyuka akubitaho ibiganiro akagira ngo uyifite wenyine. Impamvu ni iki? Nawe rero ufite telefone wajya kuyifungura ugasanga wuzuyeho ibintu ab'iburasirazuba bakoherereje ku buryo kugira ngo ubyumve biragusaba iminsi 3 uhagaritse bakabyita ngo ni umurimo w'Imana kandi ari ubucuruzi babize kuvuga mukajya mwiza imbaraga n'ubwenge. Hanyuma igihe rero kiragera ariga ajya no kubatizwa. Haleluya. Impamvu yabatijwe nuko ariko sisiteme y'Imana yubatse. Najya nkunda kubwira abantu bababwira niba ushaka kwinjira muri serivisi ya mobile money ugomba kumanza ikintu cyitwa akanyenyeri. Maze kubatizwa muzabisoma mu bice bine. Hari ahantu yageze ajyanwa mu ishuri ry'Imana, ajya kugeragezwa na Satani, ageragezwa mu buryo bwose. Hanyuma muri uyu mubatizo we nibwo yaherewe n'Umwuka Wera. Umwuka Wera aramumanukira amuza. Ibuka ari umugabo twakoranye umurimo w'Imana yitwa Barinda. Yari umugabo ukunda gukorera Imana cyane, yari umunyacyaha ubu ariko yaratashye ati nta minsi yakoraga kuvuga ubutumwa. Rimwe ajya kuvuga ubutumwa, agera ku mama yabwirije abantu babiri ubutumwa, ariko mama we yabwirije ubutumwa yanze no gusaza. Mwari muzi ko habaye Imana yo kudasaza? Imana ikaza ikagutera urushi ukazamura umutwe aho kugira ngo usaza ukanyuba muto. Hari umudamu yari afite imyaka 55, yari amaze imyaka 20 yubatse. Mwari mani cyubahiro imyaka ingana yarakanuye amaso, yarabuze urubyaro, afite imyaka 50 n'ingahe. Umunsi umwe ajya gusenga, agiye gusenga Imana iramubwira ngo ni umuhanuzi wamubwiye. Ubwo muri we yabonaga ko yashaje adashobora kugira umutesi. Noneho umuhanuzi aramubwira ngo Imana imugize umwana w'imyaka 25. Abantu bari bamuzi ndavuga Imana uratangaje uteye ubwoba. Haleluya. Amen. Urumva yamenye ko 55 yamwinjiyemo imuzana kuri 25. Muri uko kwezi yahise asamira ayijyana abantu. Yaravuze ati ntabwo nari nzi ko Imana ifite ubushobozi bwo gufata umuntu w'imyaka 55 ikamugeza kuri 25. Icyo ni igitangaza Imana igikora. Iyo muri mu materaniro nk'aya Imana ibarira ikintu cy'ubuzima. Haleluya. Amen. Aragenda kwiza ubutumwa bwiza, amaze kumubwira aramubwira ati iyo Mana ntabwo aragigira iramutse ifite imbaraga. Ifite umwana ufunze bamukatiye imyaka 25.
bari barakoze se ntabyaha yakoze niko yarabikoze ati niba rero Imana ibabarira musange muri gereza mubabarire hanyuma nimara kumubabarira hanyuma igendere n'abayobozi bamufunga bari barakoze se ikimana n'igikora bizagenda ngo nahita njya mu barokore gakiza avuga ati ko hari kuwa gatatu umwana azamugeraho aramubwira ngo namubwire ngo uwo yarasaze hanyuma kuwa gatandatu nijoro wa muhungu warafunze hanyuma rero Yesu arabatizwa amaze kubatizwa ajya ahabwa umwuka wera n'ishusho y'Imana irazivugwaho hanyuma n'ubwo kuvugwaho Yohana we yigeze yabaza Imana iramubwira ngo uwo umwuka wera azavaho asa n'ishusho y'inuma akamugwaho akamutindaho uwo nguwo uzabika umwana Imana uwo umwuka wera agomba kubana nawe akanamutinda akakuyobora abantu bakeneye kuyoborwa n'umwuka wera abantu dukeneye gufashwa n'umwuka w'Imana kandi tugaca bugufi niba bavuze bati hari amateraniro ahari ukagerageza kurwanya intambara y'uko ayo materaniro uzayaza waba wagiye mu kazi kubera ko turi mu mubiri amateraniro ntiyabonekemo ufite telefone ukaza kubaza mwene so uko amateraniro yagize kugaragara nawe nk'uwagize ute nk'uwateranye nubwo utari uhari umutima wawe wari ugize ute tuza twibaza rero ukuntu abantu bakizwa umuntu akabifatanya no kwiba umuntu agakizwa akabifatanya no kubera ariko ijambo ry'Imana uko rigaragaza umuntu ukuntu Yesu yavutse ari umwana akaza kuko akura agwiza imbaraga akabatizwa ashaka Yohana aramubwira ati nje kubatizwa Yohana ati nwoke kubatiza undi aramubwira ati sisiteme nuko yubatse emera ubikore isoze gukiranuka gukura uburyo bw'umwuka
gukora mu buryo bw'umwuka, ukongera ugakora mu buryo bw'iki. Niba warakijije ukaba warubatse inzu hano muri Kigali, uyubakishije amafaranga washatse, ukaba ataragira inzu ya kabiri, ufite ikibazo. Ufite iki? Umuntu w'Imana agomba gukura mu buryo bw'ugahe, kuko Imana situmaze kubona ko hamanutse inzego. Izo nzego hari uwitwa Yakobo yarasengaga Imana ngo aza kurota urwego ruteye ku mutwe. Haleluya. Amen. Ngo abamarayika b'Imana ngo bakamuzamukiraho bakamanukiraho. Bishatse kuvuga iki? Nuko ngo ni inkunga Imana yamubwiraga yuko mu bitekerezo, mu bwenge bwe, muri diplome ze, mu mashuri yize, ari urwego ruteye ku mutwe we, Imana yarwuriraho ikamugeza iyo ishaka. Haleluya. Amen. Uriya mfite imodoka, si byose, mfite imodoka itwara abagenzi. Kugira ngo nyigure nashenze Imana. Haleluya. Amen. Hajya n'abandi ibintu nabwiko nigeze kujya gusenga Imana ikambwira ngo nta imodoka twarariye amashuri n'ibijumba. Gusa intambara y'amashuri mbese mwarayariye ngo wumve bicara kumva ikarasisi y'inzoka mu nda. Imodoka nta kintu zivuze, nta muntu utazi. Sinasubira akanagiza abantu. Ariko icyo nashaka kubabwira ngo mu masezerano y'Imana y'umwami wabahamagaye, ntabwo abantu bose babona imodoka, nta nubwo abantu bose bakubaka amazu, ariko Imana mu masezerano ifite iravuga ngo nzagusumbisha amahanga. Haleluya. Amen. Nzagusumbisha amahanga. Imana ikavuga ngo nzakugira umutwe, sinzakugira iki. Muri izo nkweto hariho n'utuntu tukoze karasoni, izo mwambaye. Marayika w'Imana yarafite akantu kameze nka telefone, ajya atunga ku birenge by'umuntu wambaye izo nkweto, ukabona inkweto agenda ajya hejuru. Icyo bivuze hari umugambi Imana ifite ku bantu bari kumwe. Yeah.